Kunzi ba Future TV i Rwanda rero ubu ngubu tukaba turusoje match yahuzaga APR na Rayon Sport, aho match irangiye ari ubusa ku busa. Rero ahangaha turi kumwe n'umunyamakuru wa Future TV Rwanda twagira ngo tumubaze ese match yayibonye gute. Turagusuhuza Bwana Carlos. Yes, urakoze cyane. Nanjye ndagusuhuza cyane kuko nari maze imizi nagaragara kuri kamera za Future TV Rwanda, ariko uyu munsi ndahabonetse bitewe n'uyu mukino wabereye hano kuri stade Amahoro i Remera. Muri makeya umukino wawubonye ute? Mu mukino wa APR na Rayon Sport wawubonye ute? Ni umukino urangiye ari ubusa ku busa. Ni iki kintu waba wabonyemo byibura ku mpande zombi cyagiye kibura n'ikintu impande zombi zagiye zirushanwaho? Icyo navuga ku mukino ni umukino wabonaga ko wahuje imbaga y'abantu, wari umukino munini cyane ufite icyo uvuze ku bantu bamwe na bamwe bashaka kureba stade Amahoro, ese yubatswe gute, ese ibintu byifashe gute, kuko ugereranije ni igikorwa remezo kimaze igihe cyubakwa gitegurwa neza bagitunganya neza, ariko noneho ikintu cyari gitangaje ni uko wari umukino wahuje APR na Rayon. Urabizi nizo kipe zifite abafana benshi mu Rwanda, wareba rero ugasanga ari nacyo cyatumye abantu bitabira, ubona ko ari benshi cyane. Umukino wo uburyo nawubonyeho ndaje nkuvugaho nta kibazo. Niki ubona cyabaye nk'ikibazo cyangwa se nk'umbagamizi ku mpande zo gusatira, yaba kuri APR yaba kuri Rayon? Urabona ko birangiye ubusa ku busa, bisobanuye ko ba rutahizamu bagiye babura uburyo bwinshi butandukanye, nka Rayon Sport yabubuze, APR nawe yagiye ibura bukeya, ariko urebye ku ruhande rwa Rayon Sport hagiye habaho kubura ibitego kandi ubona ko ari ibitego byabazwe. Niki ubona cyagiye kibitera? Habamo amahirwe akenshi na kenshi, uvuga ngo ushobora gusanga mu mipira yagiye ikireba yose n'amakipe yombi habayemo amahirwe make, kuko hari imipira Charles Bare yagiye atera ubona ko igomba kubyara igitego ntibibe amahirwe ya Rayon Sport. Hari niyo Muherekeve nawe yagiye atera ukabona ari ngombwa yuko yakabayemo ibitego, ariko navuga ngo ni amahirwe yabuze. Ariko nanone icyo navuga, abakinnyi bakuze abenshi nta bari barimo, ko ugereranije kurane nk'urwa APR FC nta Ombolenga urimo, nta Christian urimo, nta mbega abakinnyi b'ikipe ya APR yagenderagaho abo nta bahari, ndetse na Rayon nayo ubwayo abakinnyi babo nta bari bahari. Rero navuga ngo impamvu ushobora gusanga ibyo bintu byose byagiye bihura gutyo ni uburyo abakinnyi bakuru bose batari bahari, abari bahari ntabwo bamenyeranye ku buryo umukino bari kuwukina ubona bameze neza. Yego, none se ngira ngo twagiye tubona ku mpande za Rayon Sport habaho gusimbuza cyane, nagiye mbona APR yo umutoza nta cyemezo ugeze afata cyo gusimbuza, ngira ngo nk'uko wagiye ubibona. Yego, ko umukino urangiye nta mukinnyi n'umwe basimbuje. Niki ubona cyatumye Rayon Sport isimbuza cyane APR ntisimbuze? Rayon Sport ifite abakinnyi benshi bari mu igerageza, rero nagiye mbona ari ukugira ngo barebe, ese umutoza arebe abakinnyi nasabye bampaye nibo nkeneye barahari, kuko abo bantu bashobora gukora ibyo nsabwa. Urabona ba Sefu baje barakora, n'abandi bagiye bakora ari benshi, ariko ngarukiye inyuma gato APR nayo yasimbuje, ko Kategeya Eric urabizi yasimbujwe mu gice cya mbere ku munota nka 30 wese asimbuzwa. So icyo navuga rero, haracyabura mirange, amakipe yombi aracyabura gufatisha irangi, kuko urabona haracyari umwanya munini kugira ngo shampiyona itangire, kandi n'uno mukino uzaba ku itariki 4 nawe ufite icyo uzahuza kuko uzakinwa ari umukino ugira ngo abanyarwanda twese muri rusange twibohure, ibintu bikomeze bigende neza. None ngira ngo urana abakinnyi benshi bari bavuye mu mikino y'ibihugu, nkeka ko nabyo byaba byagize uruhare mu kuba hatabonetse ibitego byinshi, harimo umunaniro. None niki rero wabwira abafana ba APR, abafana ba Rayon Sport babashije kwitabira, ngira ngo stade nk'uko bibonye yari yuzuye? Niki rero wabwira abafana ukaba wagiye icyo batangariza bitewe n'uburyo bitabiriye? Ikintu cya mbere banza gushima umukuru w'igihugu, we watwubakiye igikorwa remezo cyiza nk'iki ngiki. Ikindi ndi kunenga ni imyinjirize uburyo yabayemo, ukabona
ari ibintu by'akavuyo, abantu bamwe baguye bapfuye, bamwe bagiye kwa muganga kubera akavuyo n'umuvundo wari uhari, haba mu banyamakuru wabonaga hatari organization nziza, mbega haracyarimo ibintu byo gukosora, ariko nanone abafana babitabiriye, abafana bose baje muri stade wabonaga ko stade yuzuye, nabo ndabashimira cyane. Gusa icyo twavuga ku by'imyinjirize nubwo bitagenze neza, ariko byiburuza inzego zibishinzwe zo zabashije kugerageza uko zikora neza cyane. Rero ndagira ngo ugire icyo ubwira abakunzi ba Future TV Kariru, Future TV Rwanda, umunyamakuru Karirosi. Abakunzi ba Future TV Rwanda, ikintu cya mbere mbatangariza nuko bari bamaze iminsi batabona bimwe mu biganiro dukora, kubera ko hari impamvu runaka. Nanjye ubwanjye sinarindi hafi, narindi muri Uganda muri Kampala ariho nibera, ariko uyu munsi nagarutse, naje kugira ngo mbahe ibyo bansaba, kandi nabo barabizi, ntabwo nareka gutanga ibyo usabwa kuri bo. Sawa, urakoze cyane Bwana Karirosi. Ubwo ubutaha rero reka tutegereze ibiganiro byinshi, live nyinshi kuri Future TV Rwanda. Rero ngira ngo mbashimire rero ababashije gukurikirana ino video, mwibuke gukora subscribe, like na share. Murakoze.